hinduka umunyu mu muryango wawe, hindukira umuryango wawe umunyu, hindukira inshuti zawe umunyu. Ni ukuvuga ngo niba hari abantu mugendana ariko ukabona bitwara nabi muri rubanda, uwo muntu witwara gutyo muhindukira umunyu mu nshuti zawe, mu bana za buri munsi. Ni ukuvuga ngo niba hari uvuga ibyo abonye cyangwa yitwara nabi, ni ukuvuga ngo muhindukire umunyu. Yesu nashimwe cyane muvandimwe, nguhaye ikaze mu ijambo ry'Imana nk'uko bisanzwe. Ni Ntambara Emmanuel. Ariko mbere ya byose ndagira ngo manze ngushimire uruhare rwawe udahwema kunyereka ko turi kumwe. Imana ishobora byose iguha umugisha, ikugirire neza, ikwambika imbaraga n'inkomezi, kandi biragenda bigaragara. Mugenda muma courage, mumbwira muti mukozi w'Imana courage, yongeramo imbaraga. Ndabibona hari n'abamamagara, hari nabo tuganira kuri telefone bakamamagara bakambwira bati rwose tukuri inyuma, umurimo mwiza urimo ukora esa na mitima, turi kumwe nawe. Rero unyemerere kugira ngo nawe ushobora kuba udashyize comment, ariko buri icy'ingenzi si comment, icy'ingenzi si n'ikindi ahubwo ijambo nkoherereje nawe warisangiza abandi kugira ngo tubashe nibura kwamamaza ijambo ry'Imana rigera ku mpera y'isi. Imana iguha umugisha. Rero tugiye gusoma ijambo ry'Imana dusanga muri Matayo, ibice byaho ni 5, ku murongo waho wa 10 turasoma 13 mu izina rya Yesu. Haravuze ngo Matayo 5:13 kumanuka udrasoma na 14. Haravuze ngo muri umunyu w'isi, mbese umunyu nukayuka uzaryoshwa n'iki? Ntacyo uba ukimaze keretse kujugunywa hanze abantu bakawukandagira. 14 akavuga ngo muri umucyo w'isi, umudugudu wubatswe ku mpinga y'umusozi ntubasha kwihisha. 15 aravuze ngo nta bakongeza itabaza ngo baritwikirize intonga, ahubwo umucyo murishyira ku gitereko cyaryo rikamurikira abari mu nzu bose. Amen. Aya ni amagambo tugiye kuganira, yanditswe nande? Ni Matayo. Matayo wuhe? Umukoresha w'ikoro, kandi nuvuga ngo Matayo yari yarize kuko yakoreraga leta y'Abaroma. Leta yaramugiriye icyizere imushyira muri komisiyo cyangwa se mu kigo gishinzwe imisoro n'amahoro. Niho rero Yesu yamukuye, aramurobanura, amugirira icyizere, aramuhamagara. Matayo ngo yabarwa mu ntumwa 12, akaba yaritwaga Lewi cyangwa se impano y'Imana. Matayo uyu nguyu yabonye imirimo ikomeye Yesu yakoze. Ndimo ndashaka kukubwira iki muvandimwe? Iyi ni inyigisho Yesu yatangiye ku musozi, yitwa inyigisho yo ku musozi, aho yari arimo abwira intumwa, azibwira abahiriwe abari bo. Aravuga ngo hahirwa uwushavura kuko azahozwa, hahirwa uwurira kuko azajya. Ababwira abahiriwe abari bo. Yamanutse abahiriwe. Matayo yari yicaranye n'intumwa 12 arimo yumva neza iyi message. Yesu ageze kuri iki gice rero aravuga ngo yemwe bavandimwe, inshuti zanjye, mwebwe mwicaye hano n'abandi bataraha, mwe muri umunyu w'isi. Muri umunyu w'isi. Ndashaka kugira ngo tubanze tuvuge umunyu. Umunyu ukora ute? Akamaro k'umunyu nakaye? Bigenda bite kugira ngo umunyu ukora akazi kawo? Umunyu uryoshya ibyo kurya. Umunyu nuvuga ngo umuntu utarya umunyu kereka uwawukuweho n'abaganga bitewe n'ikibazo cy'uburwayi. Ariko ubundi umunyu nuvuga ngo niwo uzana ibyo bitwita test nzima, cyangwa se niwo uzana indyoshyo, cyangwa se sinzi uko nabisobanura. Nuvuga ngo umunyu iyo uwushyize mu byo kurya, nuvuga ngo hari urugero ushyiramo ibyo kurya wabirya ukumva biraryoshye. Icyo ni kimwe. Kandi nanone ikindi gikurikira, umunyu burya nuvuga ngo iyo uriye umunyu, uwuriye umunyu ukomeza amagufwa. Mu yandi magambo, umunyu wongerera ubushobozi, wongerera imbaraga,
ni ukuvuga ngo icyo bita amagufwa. Wahagarara igufwa ryawe ntirimungwe, cyangwa se igufwa ryawe rikaba ni ukuvuga ngo ukarihagararaho rigapeza ibiro byawe. Umunyu ufite imbaraga zikomeye, niyo ushatse kugira ngo burya umunyu mwinshi utuma ibintu bitabora. Iyo ufashe amafi cyangwa inyama ushaka ko zitabora, uzishyiraho umunyu mwinshi. Bibiliya ivuze iki rero? Iravuze ngo iyi si murimo mureba y'umwijima, iyi si murimo mureba y'ikibi, iyi si murimo mureba yuzuye ibyaha, iyi si murimo mureba yuzuye ubusambanyi, iyi si murimo mureba ibice bimwe hirya no hino yuzuye ubusambanyi, iyi si murimo mureba, ijambo riravuze ngo muri umunyu, mugomba guhinduka umunyu. Ahantu nukuvuga ngo abajugunya amahoro bakabona amahoro. Iyi si murimo mureba nukuvuga ngo ingo zananiwe gukora imirimo yazo. Uyu munsi ingo nukuvuga ngo divorce ni nyinshi. Ijambo rivuze iki? Yesu yicaranye n'abigishwa bavuga ngo mbabwire, mwebwe muri umunyu w'isi. Ndimo ndashaka kuvugana n'umuntu nkurikiranye. Nushaka kubera abantu 5 cyangwa 6 umunyu, ndimo ndashaka kukubwira iki? Ndimo ndashaka kuvuga ngo baryoshye, baryohere. Nukuvuga ngo niba bari bashaririwe, ubuzima bubashaririye, wowe baryoshye. Ryoshya ubuzima bwabo, ryoshya ibitekerezo byabo, ryoshya nukuvuga ngo iterambere ryabo, baryoshye mu izina rya Yesu. Bibiliya iravuze ngo muri umunyu w'isi. Bibiliya iravuga ngo kandi uyu munyu ngo iyo ukayutse, iyo uyu munyu udakoze ibyo wakagombye gukorwa, iyo uyu munyu nukuvuga ngo wakoreshejwe nabi, ngo nta kintu uba kimaze usibye kuwujugunya hanze abantu bakawukandagira. Wirinde gukandagirwa muvandimwe, hinduka umunyu mu muryango wawe, hindukira umuryango wawe umunyu, hindukira inshuti zawe umunyu. Ni ukuvuga ngo niba hari abantu mugendana ariko ukabona bitwara nabi muri rubanda, uwo muntu witwara gutyo muhindukira umunyu. Mu nshuti zawe mu bana za buri munsi, ni ukuvuga ngo niba hari uwuvuga ibyo abonye cyangwa yitwara nabi, ni ukuvuga ngo muhindukira umunyu. Bibiliya ivuze iki? Iravuze ngo nyuma y'uko mubaye umunyu, ni ukuvuga ngo ni intambwe ebyiri. Uri umunyu, wamara kuryoshya kandi ukaryohera abantu, ugahinduka n'umucyo. Aravuga ngo muri umunyu kandi mukaba n'itabaza, muri umucyo w'isi, muri umucyo umurikira mu mwijima. Iyo umuntu wamuryoheye uramumurikira, iyo umuntu wamuryoheye uramurika bikemera, iyo umuntu wamuryoheye uramuriyanta bikemera, iyo umuntu wamuryoheye uramuhana bigakunda, iyo umuntu wamuryoheye umuha kirazira bikemera, iyo umuntu wamuryoheye nta kintu utamukoresha. Ariko ikintu gikomeye, abantu bananiwe kuryoha, ahubwo abantu barimo barahitamo gusharira. Ugasanga mu rugo umuntu yahindutse intare, ugasanga mu rugo umuntu yahindutse ikitabashwa, ugasanga mu buzima busanzwe, ugasanga umwana muto, ariko ibimuranga nta buryohe namba burimo, ahubwo uramureba ugasanga afite umushari. Ndimo ndashaka kukubwira wowe umwegereye, uyu mwana mwegera, umubera umunyu, mubera umunyu kuko Imana izaguhemba, mubera umunyu kuko nirwo Rwanda rw'ejo, mubera umunyu kuko nicyo gihugu cy'ejo, mubera umunyu mu izina rya Yesu, kuko byanze bikunze azakuvuga, byanze bikunze azakwirahira, kuko buri iyi nshuti nziza byanze bikunze kugeza ku byiza byinshi. Abantu mwirebera, abantu barimo barangirika, mwirebera. Satani arimo arangiza abantu, Satani arimo aratwara abantu, Satani arimo aragenda yica urubyiruko, ariko abantu mwirebera. Bibiliya iravuze ngo muri umucyo w'isi, muri umucyo w'isi. Umucyo ukora iki? Umucyo umurikira mu mwijima. Iyo umurikiye mu mwijima, umwijima urahunga. Ese muri wowe urabona ufite umucyo? Mu by'ukuri wisuzumye neza, ndimo ndabibona, wisuzumye ukireba neza, urabona uri umucyo umurikira abantu. Abantu bakurikira umucyo wawe, urebye ibyo uvuga, urebye uko wambara, urebye uko witwara, urebye uko uyobora, urebye ubuzima urimo, niyo waba uri umushomeri, urebye situation ufite, abantu bakurikira umucyo wawe. Cyangwa muri wowe urasharira, muri wowe nuvuga ngo nta munyu ufite. Bibiliya iravuze ngo muri umunyu w'isi
kandi uyu munyu ni ukuvuga ngo uyu munyu ugomba kuryoshya ibintu bisharira. Mu yandi magambo, Imana iguhagurukirije kuryoshya umuryango wawe, Imana iguhagurukirije kuryoshya inshuti zawe, Imana iguhagurukirije kuryoshya abo mugendana, Imana iguhagurukirije kugira ngo uhinduke umucyo wawe abantu bawusanye. Bibiliya iravuze ngo kandi nta muntu n'umwe bishoboka, nta kintu na kimwe. Bibiliya iravuze ngo nta muntu n'umwe wakongeza itabaza ngo narangiza ritwikiriza intonga. Ibyo bintu ntibishoboka, ngo ahubwo iri tabaza akongeje ngo aritereka ku gitereko cyaryo rikaboneshereza abari mu nzu bose. Reka umucyo wawe umurikira abari mu nzu mubana. Wishaka guhera ku bakure, wishaka guhera ku nshuti za kure, wishaka guhera ku bantu hirya no hino, hera mu iwawe. Bibiliya yavuze ngo ahubwo uyu mucyo uterekwa ku gitereko cyaryo ukaboneshereza abari mu nzu. Ndimo ndashaka kukubwira, mu nzu nuvuga ngo abari mu nzu ni bande? Banza wisubiremo, kuko Bibiliya avuga ngo twebwe turi insengero zubatswe n'Uwiteka. Inzu ya mbere ni wowe. Ese muri wowe umucyo wawe umurikira kamere yawe? Uyu mucyo umurikira karande zikugendamo? Uyu mucyo hari ibintu wagombye kubuhunza, wagombye kuba ufite itabaza ry'umucyo, kandi ritabaza ni Kristo Yesu. Niba ufite iritabaza rero mu mutima wawe, izi mbaraga zirahunga, kuko ahantu hari umucyo Satani nanga hahagarara, ahantu hari umucyo nanga ikibi kihahagarara. Bibiliya iravuga ngo nta muntu n'umwe ujya ukora ikintu cyiza ngo agikorere mu mwijima. Kandi nushaka ubirebe, umuntu ugiye gukora ikintu kibi wese arihisha. Ni ukuvuga ngo kabone niyo yaba ari umwana muto ugiye guhakabiza umugenzi we, arabanza akareba ko ntawe umureba. Kubera iki? Nuvuga ngo ibintu agiye gukora umutima urabizi ko utabyemera. Nuvuga ngo iyo agiye gukora ibirenze kuri ibyo arihisha. Bivuze iki? Nuvuga ngo umwijima, muri we harimo umwijima, nta mucyo uhari. Umucyo uramutse uhari, ibyo birahunga, birimuka. Nta nubwo bisaba strategy nini. Uze gukora urugero, ujye mu rugo uzimya itara, urebe umwijima, nurangiza wongere ucane urebe. Umwijima uhunga nta kintu kiwirukankanya. Nuvuga ngo byanze umwijima utinya umucyo, kandi umucyo nuvuga ngo yuje mu mwijima, umwijima urahunga. Ndagira ngo nsatire gusoza nkwifuriza kugira ngo uhinduke umunyu, kandi uhinduke umucyo mu muryango wawe, uhinduke umucyo mu nshuti, mu izina rya Yesu. Shalom, shalom.